Muntu ushaka inzu y'abasirimu, aya ni amahirwe ntuzaniye uyu munsi. Turi ku Majengo hino ya Beteli. Urabona ko turi kuri Beteli, inyuma yacu urwo rusengero mureba ni Beteli. Iyi ni inzu nziza imeneye kimwe cya kabiri cyayo, ku buryo ushobora kugerekaho indi nyubako bigakunda cyane. Tujyana. Murabona hano honyine dushatse twashyiramo irembo ryaho, hano twashyira icyumba bigakunda cyane, ndetse na hariya. Uretse no hasi no hejuru hari uburyo bwo kuhashyira ibyumba, ndaza kubibereka. Noneho iyi nzu umuntu w'umusore w'umusirimu, hano harimo icyumba. Iyi ni salo yisanzuye nayo ushobora gukatamo ikindi cyumba bigakunda cyane. Iki ni igikoni cyiza, tutirengagije ko ku muntu w'umusirimu, w'umusore cyangwa se abantu bakiri abasiribateri, hano hantu n'ubundi bahagura bakiryohera. Murabona agaplafo ukuntu ari keza kandi gafite ama spotlight meza. Dore ibyo nakubwiraga, hano honyine twahagira salo na salamanje iri inyuma, tugashyiraho icyumba naho. Hanyuma rero iyi nzu biraza kugutangaza uko yubatswe. Umuzungu wayibagamo yayubatswe uburyo bwiza bwihariye, ayigira inzu y'icyumba na salo, ariko ibintu yubatse biratangaje cyane. Mbabwiye ko salo yonyine ushobora kugabamo ibindi byumba bibiri bigakunda, hagasaguka salo na salamanje na toilette irahari yo hanze. Dore ngiyi, reka duhere mu cyumba. Wow, murabona icyumba kirisanzuye, gifite ubuhumekero bwiza kandi gifite toilette nziza iteguye. Amazi ashyushye araboneka bigakunda cyane hano, amazi ashyushye murabona ko dufite uburyo bwo kuyabona kandi ahoraho. Toilette yo nayo wagira ni icyumba. Dore hano buriya turacyari muri toilette, kandi uyu muntu yarateguye rwose. Hano hari uburyo bwo koga, iyi ni toilette, iyi ni lavabo aho gukarabira. Urabona ko uyu muntu yateguye neza cyane. Noneho toilette amakaro barayakoze ku buryo yageze hejuru, nta kibazo cya humidite yaboneka. Abandi bakunda kugarukiriza muri kimwe cya kabiri cy'icyumba, ariko uyu we yaragerageje ageza hejuru yubaka amakaro. None ikindi kintu nabonye kuri iyi nyubako, dore inzugi ziyikoze ni inzugi z'abasirimu, inzugi zitwa muvura, inzugi zitoroshye, inzugi zikomeye cyane. Abazi igiti cya muvura murabizi. Iyi ni toilette yo muri salo. Tujyane hejuru tubereke ya rooftop twabagiraga, ndetse tubereke n'inzu y'umukozi iri hano hanze. Murabona iyi ni inzu y'umukozi iri hanze. Parikingi iyo imodoka ebyiri zaparikamo bigakunda, kandi iyi nayo ni jaride ngari, dushobora kugabanya kuri jaride. Ni dushe na toilette byo hanze. Hepfo nababwiye ko hariyo inzu y'umukozi. Tuzamuka hejuru hano, hano niho twababwiraga ko hano hejuru naho waza ugashyirayo deux chambres cyangwa se ibyumba bibiri bigakunda cyane. Mutwandikire, muduhamagare kuri izo nimero murabaha hasi muri video, maze muze tubihere iyi nyubako kuri $75,000,000 z'amanyarwanda zishobora kuganirwa. Ibihe byiza, turabakunda cyane.